12 na 13 Mata mu 1994 Paruwasi ya Kiliziya Gatolika ya Musha hiciyemwo Abatutsi basaga 8,000 ubwo ari burugumesitiri wa komine Gikoro Bisengimana Paul Mukemba wari umushoferi wa komine na Makombe wari umukangurambaga w'urubyiruko bari kwisonga mu bwicanyi bwabereye muri komine Gikoro. Iyi komine Gikoro yayobowe na burugumesitiri Bisengimana kuva mu 1981. Paul Bisengimana yayoboye interahamwe zibanza gukorera abakobwa n'abagore ibikorwa by'urukozasoni imbere y'ababyeyi babo bari aho ngaho, maze babajyana mu byobo byacuhwagamo amabuye babiciramo. Ubwicanyi bwarakomeje ku Muhororo, Kibirira muri Ngororero. Mu cyari komine Kibirira, jenoside yabanje kugeragezwa mbere y'1994 cyane cyane mu 1992 nyuma y'imbwirwaruhame ya Dogiteri wo mu Gisera yavugiye ku Kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MRND. Ibyo ni ibintu mwiyumvira muzi. Icyo gihe nukuvuga ko twebwe abaturage bagombye gukora, tugomba kwikorera izo ngegera tukazitemba. Ibi mbibabwiye mu manyakuri nk'uko byanditse mu Ivanjiri. Igihe muzemera ko inzoka iza kubarya mukayireka ikabagumamo nimukira, yenda kumenyesha ko bajya muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwa. Abenshi bishwe harimo n'abo muri komine ya Ramba na Gaseke muri Ndaro. Na mbere y'ijambo rya Kabaya muri Kibirira habaye ubwicanyi hagati ya tariki ya 11 na tariki ya 13 Ukwakira mu 1990. Hicwa Abatutsi benshi cyane, barongera muri Mutarama mu 1993 muri komine Giciye, Satinski, Ramba, Kanama, Kayovu na Kibirira mu yahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Hari n'abaroshywe mu mugezi wa Nyabarongo ahitwa ku Cyome, Igatumba. Abiciwe Kibirira ku bitaro bya Muhororo harimo abarwayi, abarwaza n'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro. Abiciwe ku Kiliziya ya Muhororo no ku icumbi ry'abihaye Imana harimo ababikira ndetse n'abapadiri. Abatutsi b'ababikira kandi na bamwe bafungiwe. Abatutsi ba Kibirira kandi na bamwe bafungiye muri Iga. Iki cyari ikigo cyahuguraga abaturage. Igatumba hafi y'ahari icyicaro cy'umurenge wa Gatumba. Bashaka kubatwikiramo maze baca mu idirishya maze barahunga. Inama zitegura ubwicanyi zaberaga mu biro bya za komine Ramba na Kibirira, ku biro by'amashyaka ya MRND, CDR ndetse na MDR, no ku biro bya Inspecteur d'arrondissement n'ahandi mu ngo z'abari abategetsi icyo gihe. Ku Kiliziya ya Muhororo hiciwe ababikira n'abapadiri batandukanye, nubwo abihaye Imana bo mu muryango w'abene bikira yo mu Muhororo babanje kwirwanaho, ariko baganzwa n'amasasu y'imbunda zazanywe n'uwari burigadiye wa komine Kibirira witwaga Mutabarutsi Alias Ribenge, n'izatanzwe na Hondero na Rwa Nyagatare na Dusabemungu bari batuye muri sandire ya Rusumo ndetse na Gatumba. Ubwicanyi bwagize no muri Kayonza, aha ni kuri Kiliziya ya Gatolika ya Rukara. Ku Kiliziya Paruwasi Gatolika ya Rukara hafi ya Gahini hahungiye Abatutsi benshi baturutse ahantu hatandukanye. Bikubitiro hishwe Abatutsi 12 bari bagiye kurwana n'interahamwe ngo zireke kubicira inka no kuzitwika, maze barabica. Hamaze kwicwa abo ngabo nibwo n'ibyo bahunganye byose byatwawe. Abandi bahita bicwa ku wa 13 Mata mu 1994. Ubwicanyi bwayobowe na burugumesitiri wa komine Rukara Mpambara Jean ndetse n'interahamwe zari ziturutse muri Murambi zobowe na Gatete Jean Baptiste. Nubwo Jean Mpambara yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, abacitse ku 10 bemeza ko yari ku isonga ry'ubwicanyi. Akaba yarakoranaga bya hafi na Minisitiri Justin Mugenzi nawe wakomokaga i Gahini.
Interahamwe zageze ni Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke. Interahamwe za Rukoma ziyobowe na Gasirasi Werarisi kuwa 13 Mata 1994 zaguse abatutsi baho barenga 60 zibahuriza kwa Nyira ndi mu benshi Astaria maze zirabica. Nyuma yo kwica abo batutsi, Gasarasi Werarisi yahuje interahamwe zose zari zimaze kubica, arazishimira kubw'igikorwa bakoze, ababwira ko ibyaba bibahaye kandi bakwiye gukomeza guhiga umututsi ahari hose. Nanone mu cyahoze ari segiteri Ruharambuga, muri serire ya Kigabiro hafashwe abana 41 n'abagabo 2 bakuye iwabo babeshya ababyeyi babo ko babahungishije, abandi babakuye mu ngo ku gahato babajyana mu cyobo cyari cyacukuwe n'abahutu mu mwaka wa 1992 ku ishyamba rya Serabuye babatwikiramo, maze nyuma bazana amabuye babarambikaho kugira ngo n'ugihumeka umwuka w'abazima adashobora kwikuramo.